Mumeze mute bakunzi ba Rosette Vibes. Mbere byose ndabifuriza umwaka mushya muhire. Nizere ko mwawutangiye neza, ndi mukawusoza neza, kandi mukomeze mugubwe neza. Aha rero tugiye guteka ibirayi bivanze n'amagi. Aho twari tumaje kubihata turabironga, turimo turabironga aho ngaho. Kandi ubwo ushobora kuba ufite nk'amagi nk'abiri cyangwa se arenze abiri mu rugo, ufite n'ibirayi ukirwa n'inzara uvuga ko nta byo kurya ufite. Aha rero ngiye kwereka ko ushobora kuvanga nyine amagi n'ibirayi ukarya kandi ko ugahaga ukumva biryoshye bimeze neza. So nkomeza gushimira abantu mugenda mukora subscribe, muraba agaciro, muraba ingenzi, muraba inkingi ya mwamba kuri Rosette Vibes. Nanashishikariza abantu batarakora subscribe kandi bareba ibyo dukora gukora subscribe. Aho rero nyine nayo maje kubironga, muri kubibona ko byakeye, maje no kubikata. Abatarakora subscribe mbibitsa gukora subscribe kuri Rosette Vibes kugira tujye dukomeza nyine ku ma video tuzajya dukomeza gushyira kuri YouTube. Aho nayo maje gukata inyanya, pavuro na n'igitunguru. Muri kubibona nibyo birungo tugiye gukoresha. Nibyo birungo tugiye gukoresha. Urumva ibirayi byawe bigomba kuba bigizwe nyine n'inyanya. None ntabwo wabiteka utashyizemo nyine inyanya, ntabwo byaba biryoshye. Aho rero inyanya zacu twahise tuzishyira mu mavuta. Tumaje kuzishyira mu mavuta turarindira kugira ngo zishye. Ntabwo wafata ibirayi ngo wenda ubitogose ngo uhite ushyiramo amagi. Ibirayi kugira biryohe ugomba gukora isosi. Wamara gukora isosi ugashyiramo nyine amagi nk'uko muraza kubibona. Tunashimira abantu bajya guteka ariko babanje guca kuri Rosette Vibes. Namwe muraba agaciro. Imana ikomeze ibahe imigisha aho muri hose hagiye hatandukanye. Inshuti za Rosette Vibes aho muri hose, Imana ikomeze ibiteho, ikomeze yumva rwose kwifuza kwanyu, ibahezagire. Natwe turabakunda, abagenda batwandikira amakomenti turayabona rwose, turakunda. So hari icyo wifuza nyine kuba twagutekera, watwandikira ukatubwira ati muzadutegurire ifunguriro n'iri, nabyo turabikora rwose. Aho rero inyanya zacu murabona ko zari zimeze ute, zari zimaje gushya. Nibutsa ko ni ukoresha amavuta makeya kandi ukirinda n'ibintu by'ibirungo, amaspice ntago ari meza ku buzima bwacu. Ashobora kuryoshya ibiryo ariko si meza. Kandi ngiye ikintu nabonye ukuboko k'umuntu ariko kuryoshya ibiryo. Nabonye ukuboko k'umuntu ariko kuryoshya ibiryo, ntago ari ukuvuga ngo ni spice. Ibiryo si bubihongera kubera iki? Spice, ibirungo wakoresha ni inyanya, ni pavuro, ni igitunguru, ni seleri, ni iki, kubera biri natire. Ariko biriya birungo biba bivuye mu nganda, ntabwo biba byiza ku buzima bwacu. Kandi tugomba gutegura ifunguro ryiza ku buzima bwacu, ritangiza ubuzima bwacu, sibyo? Aho rero twari tumaje gushyiramo ibirayi, murabibona ibirayi tubishyizemo, turabivanga kugira bihindure ibara. Bimaje guhindura ibara, murabona ko twakoze agasosi. Biterwa n'ibirayi wifuza uko bimeze. Hari ukunda ibirayi byumutse, icyo gihe ntabwo uzashyiramo amazi menshi. Hari ukunda ibirayi
birimo wenda agasosi gakeya, nawe urabyumva. So aho twari turi gushyiramo umunyu. So bivuye rero nuko ibirayi ukunda uko biba bimeze, bizaterwa nyine nawe. Ani tubibutsa ko niba ukunze nyine video ukora like, comment na share, ugasharinga n'abandi bakamenya. Iyi Rosette Vibes ibereyeho kugira ngo ibigishe guteka ibintu bimwe muzi n'ibyo mutazi. Ndabizi hari abo yagiye ubumenyi ku bijyanye no guteka batari bazi, kandi mwibuke ko nyine ubusanzwe guteka barabyishyurira, ariko twe tuhababereye kugira ngo tubigishe ku buntu. So rero ibirayi byacu twamaze gushyiramo agasosi gakeya, turategereza kugira ngo bishye. Ibirayi rero kugira ngo muranyangana gatoya, narwaye inkorora, so ijwi ntiri gusohoka neza. So ayo ni amagi twari tumaze kumena, aho turimo kuyakoroga kugira ngo nyine tuze kubona uko tugira ute tuyashyiramo. Ibirayi ntago amagi kubera ko amagi ashya vuba, ugomba kuyashyiramo ibirayi nabyo byahiye, kuko yashyizemo ibirayi bitarashya amagi yashirira, ntabwo byaba biryoshye. So urareka ibirayi bigashya, noneho byamara gushya ya magi yacu, aho ngaho murabibona ko ibirayi rwose byahiye, muri kubibona n'isosi yagabanyutsemo, harimo nkeya ariko ntabwo ikiri nyinshi. Aho rero tugiye kugira ute, tugiye gushyiramo amagi yacu. Murabona ko tuyashyiramo nyine uyanyanyagizamo nyine, ntabwo usukamo urunda ahantu hamwe, uyanyanyagizamo kugira ngo akwire hose. Noneho wamara kuyashyiramo, kuyakwiza hose, muri kubibona ko harimo, ugasa n'uvanga kugira ngo ikirayi kize guhura n'amagi. Ntabwo urekeraho, uravanga kugira ngo ikirayi kize guhura n'amagi. Amagi murabizi ko dufata iminota mikeya kugira ngo ashye, niyo mpamvu tugomba gushyiramo nyine amagi yacu ibirayi byahiye. So hari abantu rero mudakunda ibirayi bivanze n'ibishyimbo, ngo ibishyimbo ngo bituma mu nda ngo habyimba ngo iki. Niba wikundira ibirayi bivanzemo ikintu, ushobora ibirayi byawe kuba wabitekamo amagi. Ndakubwiza ukuri, ibirayi bitetsemo amagi biraryoha inshuti zanjye. Niba mujyayo ndabeshya, muzabiteke noneho muze muri comment mumpinyuze muvuge muti ntago ari byo. Ibirayi bitetsemo amagi biraryoha ku rwego utakumva. So aho ngaho murabona ko nyine amagi yacu tari yatangiye gushya. Murabona ko amagi yacu yatangiye gushya, uko ugenda uvanga ni nako amagi nagenda ashya. Ese ntimuzi guteka umureti? So yatangiye gushya, muri kubibona ndimo so iyo ubitindije ku muriro cyane birabakira, birashirira. Kandi ugomba kugira umuriro ukaba wagabanyutseho gakeya. So amagi yacu yahiye, n'ibirayi byacu byahiye, murabibona aho ngaho ku isahani. See the food. So guys, hari abantu rero bikundira igitunguru kibisi ku birayi bishyushye, cyangwa se ugakora agasalade k'igitunguru wangiza ukagashyira hejuru y'ibirayi byawe. Wakirya iminwa ndakubwiza ukuri. So rero abantu bakunda nyine igitunguru hejuru, ushatse wagishyiraho. Abakunda za mayoneze, ushatse wayishyiraho. Voka nayo wayishyiraho, nabyo biba biryoshye. Ariko aho ngaho nyine twashikoresheje igitunguru, twari twakoze agasalade k'igitunguru. Abandi nabo bashyiraho mayoneze. Inshuti zanjye ndabwiza ukuri, ibiryo biba biryoshye, kandi nyine
Rosette Vibes iberewe kubigisha guteka ibiryo biryoshye kandi bidahenze. Wese ibiryo murabona bihenze kandi wowe n'umuryango wawe mukarya mukishima. So guys, nimwibagiwe gukora subscribe abantu batarakora subscribe. Imana ikomeze ibarinde. Stay tuned naho utamukindi mu yindi video. Bye.